nabonye ingabo zizamuka z'umwanzi Satani. Ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngabo badayimoni ubonye n'abadayimoni bagiye kurwana n'abera ndetse kandi n'abatari abantu b'Imana. Ndavuga bakijijwe, kuko mwese muri ab'Imana yaremye, ibaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo muyigenderemo. Ariko niba waradeviye ukagendera mu yindi mirongo, ntabwo Imana ikikubara mu bana bayo. Uri umuntu wayo yaremye, kuko umuntu yabyara umwana agahitamo inzira mbi, umubyeyi akavuga nitandukanije nawe. Ntibimukuraho ko wenda ari umwana we, ntibimukuraho ko wenda yitirirwa we, ariko ni ikitiriro, kuko umubyeyi iyo mutari guhuza akwipakururaho. Hanyuma nkabona abana b'Imana by'ukuri bamaze igihe basenga, mbona bahawe intwaro eshatu. Intwaro ya mbere nabonye bahabwa impapuro zanditseho ngo amasengesho basenze cyangwa twasenze ngo araturengeye muri uku kwezi kwa 12. Mbona indi ntwaro ya kabiri, mbona abantu bari guhabwa Bibiliya. Mbona indi ntwaro ya gatatu, mbona abantu bari guhabwa ibitabo by'indirimbo. Imana irambwira ngo umuntu wese atangire kwitoza gusenga. Wowe niba wasengaga rimwe wongere usenge kabiri. Ashiramo mu mitima y'abantu babubatse ingo, ashiramo imitima witwa kwinangira. Uko kwinangira mufite suku ubumana nuko agishitani, kandi ibibasohoraho nibiragira ingaruka no ku rubyaro. Aho ndaharenze, buri wese azajya kuramo ibye, uko si igihe cyo guhendahenda, si igihe cyo gutereta, si n'igihe cyo kwingingiriza ngo wanyumvise, ngo wakumvise icyo umwuka kubwira, ngo ndaguhendahenze, ngo cira nikubite yararangiye. Uwumva yumve, utumva it's up to you. Nibze ubyemera abyemera, yoborwe n'umwuka w'Imana, yorohe ace bugufi, akora icyo Imana yamugeneye gukora ku isi, azatabaruke amahoro. Utabizemera kandi inzira yawe nuyihitamo, nturusha abantu b'Imana ngo dore birancanze, kandi ari we wabihisemo. Amahoro y'Imana bane nawe nshuti y'umusaraba, dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Kuri wowe by'umwihariko ubarizwa mu gisata cy'iyobokamana, kandi dufitanye isezerano ko tuzaguha ubutumwa kugeza ubwo umwami Yesu azaba agarutse, kandi wahishuriye ibikomeye. Ndagushimiye. Reka dusenge. Imana, nzanye ubutumwa bwawe, kandi n'ubwawe rwose ugomba kubwumva. Ndakwinginze utazatungurwa, kuko niko byahoze. Nkunda kubabwira ko yokeje umuserebanya. Ni byinshi tuvuga, abantu bavuga ko ari ibikina, ariko bwacya tukabiburebesha amaso, kandi bamwe bakaburaho bakwigwa. Mwami Yesu, ndagushimiye kuko wampaye ubwiru bw'ubumana kugira ngo mbashe gutangaza ishimwe ryaduhamagaye, tutangaziriza isi ko twabaye abana b'Imana, abana b'ubugingo. Ndagushimiye ko uyu mwanya wongeye kuwugena, uciye akayira kugira ngo nganire n'itorero ryawe ribarizwa hano kuri Riratashye Ministry. Ndagushimiye, abana bawe warabarinze, nanjye warandinze, byari bikomeye, ariko wabaye Imana mu ruhande rwacu. Twahuye na byinshi, twahuye n'amakuba n'ibyago, ariko ntiwadutereranye, ntiwadutaye. Barabigushimiye, nanjye ndabigushimiye. Uyu mwanya ubutumwa watanze ngo mbugeze kubera, reka mwami Yesu abantu bahabwe kuba maso, kandi imbaraga zawe zikomeze gukora imirimo n'ibitangaza. Ndasenya imigambi yose y'umwanzi, ukuboko kwiza kw'Imana gukomeye kube kuri buri muntu wese. Ni igihe cy'ubugoryi, ni igihe cy'intege nke z'abantu, ni igihe gikomeye kandi gikakaye, ni igihe
watubwiye ko abantu bagiye gushaka mu maso hawe bakahabura, ariko uwavuganye nawe utubwira ko azagumana nawe. Isezerano ryawe rero ni ndakuka, ntawarivuguruza, ntawarirwanya ngo arishobore, ariko icyo nkwisabiye ni uko wandindana n'ubwoko bwawe hano kuri uru rubuga. Ndagushimiye ko byumvise, ntashe kandi imbaraga z'abadayimoni, imyuka mibi y'uburyo bwose, ibitavuga Kristo biceceke, imbaraga z'umwijima zihunge, imyuka izerera mu kirere, ibiremwa by'umwuka byacumuye, turabyirukanye mu mbaraga za Kristo Yesu ufite ubutware n'ubushobozi. Mu magambo tuvuga twahawe n'akanwa kawe kagiye kwivugira muri izi ndangururamajwi, uturinde kugabanya cyangwa kongera, ahubwo uduhe kuvuga tuvugishijwe nawe. Urakoze ko utwumvise, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana y'ukuri komeza kunyobora, uracishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho nagufi bintera ubwoba n'amaganya, ndetse zabasha kungeza no mu rupfu vuba. Maze iminsi itari mike ngira ngo duherukana ntihabuzemo ukwezi n'igice, hafi abiri cyangwa se kumwe, ni hagati y'ukwezi kumwe n'abiri. Twahuye n'ibigeragezo byinshi by'uburyo butandukanye, ariko Paul aherutse kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo tubabazwa kugira ngo muhumurizwe, kandi aravuga ngo hariho agaciro gake k'intumwa za Kristo. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, ndashima Kristo ko yabanye nanjye mu ishuheri y'ubwato nari ndimo, ndetse n'inyanja itari yoroshye. Umwami Yesu ni umunyembaraga, kandi twarihebye tugeze aho tubona ko imigozi y'urupfu idusatiriye, ariko twabonye ikiganza cy'Imana ikomeye. Bene data, ubutumwa dutambutsa iyo ari ubw'ukuri nk'uko tubukuvuga, muri rusange abera ku isi barabizi, butugiraho ingaruka, ariko izo ngaruka ntabwo tuzinuba, kuko bimwe mu bintu bigaragaza umugenzi ujya mu ijuru nuko arwana intambara. Bibiliya iravuga ngo hahirwa unesha, kuko ari uzaragwa ubwami bw'Imana. Kandi biravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda. N'iby'ibyishimo rwose nitugubwa gitumo n'ibitugerageza by'uburyo butari bumwe, ngo twishime kuko ingororano zacu ari nyinshi. Yesu muri Matayo ibice 5 umurongo waho wa 11 yavuze ko turi umunyu w'isi. Aravuga ngo umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki. Avuga andi magambo akomeye yihumure ku bari mu kaga. Aravuga ngo muzishime ubwo bazabatuka, babarenganya, babampora, ngo kuko ingororano zanyu mu bwami bwanjye zizaba ari nyinshi. Nshuti yanjye, umaze igihe kitari gito udukurikiranye, ese waba uzi
imibabaro abera banyuramo, wabuzi umuhamagaro ukuvuna, ndagusabye muri ibi bihe bya none bikomeye biheruka isi, tugusabye ko ugomba kudusengera kugira ngo tubashe gushira amanga, tuvuge ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ubutumwa duhabwa uko buri, kuko ibihe nahishuriwe birakomeye. Ibihe maze iminsi nsenga Uwiteka yamishuriye ibikomeye. Umva nawe, nabonye ibintu bikomeye, nabonye ingabo zizamuka z'umwanzi Satani. Ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngabo badayimoni ubonye n'abadayimoni bagiye kurwana n'abera ndetse kandi n'abatari abantu b'Imana, ndavuga bakijijwe, kuko mwese muri ab'Imana yaremye, ibaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo muyigenderemo. Ariko niba waradeviye ukagendera mu yindi mirongo, ntabwo Imana ikikubara mu bana bayo. Uri umuntu wayo yaremye, kuko umuntu yabyara umwana agahitamo inzira mbi, umubyeyi akavuga nitandukanije nawe. Ntibimukuraho ko wenda ari umwana we, ntibimukuraho ko wenda yitirirwa we, ariko ni ikitiriro, kuko umubyeyi iyo mutari guhuza akwipakururaho. Hanyuma nkabona abana b'Imana z'ukuri bamaze igihe basenga, mbona bahawe intwaro eshatu. Intwaro ya mbere nabonye bahabwa impapuro zanditseho ngo amasengesho basenze cyangwa twasenze ngo araturengeye muri uku kwezi kwa 12. Mbona indi ntwaro ya kabiri, mbona abantu bari guhabwa Bibiliya. Mbona indi ntwaro ya gatatu, mbona abantu bari guhabwa ibitabo by'indirimbo. Imana irambwira ngo umuntu wese atangire kwitoza gusenga. Wowe niba wasengaga rimwe, wongere usenge kabiri. Kandi ibi ndabivuga gutya byoroheje, ariko ukwezi kwa 12 Satani yarekuye ibitero bikomeye cyane. Murabibona ko muri iki gihe tumaze igihe turi guhangana n'imbaraga z'abarozi bo mu rundi rwego, ariko ntituriho ngo twamamaze ko abarozi bakomeye, kuko Kristo arakomeye. Ntitwanamugereranya nabo, kuko si ikigereranyo cyaba ari cyiza, kuko ntaho bahuriye mu butware, mu mbaraga, muri autorite. Ariko mu ruhande rwacu nk'abantu turi abanyantege nke, turi abantu boroheje, turi indangare, turarangara. Iyo turangaye rero Satani cyamuzanye no kwica, kwiba ndetse no kurimbura. Hari ingabo zamaze kuzamuka ikuzimu z'abadayimoni zigiye kurwanya abana b'Imana, cyane cyane ziribasira abantu b'Imana bari bahagaze by'ukuri muri uku kwezi kwa 12. Inshuti yanjye, nahawe ubutumwa kugira ngo nyirantarengwa ibu uyu munsi tabukugejejeho. Ubundi narinzi ko ibyo kwa 10, kwa 11 no kwa 12 nabitanze, ariko mu bihe maze igihe nyuramo Uwiteka yamishuriye ibintu bikomeye. Message ya kabiri, ndagira ngo mumenye neza ko nihatabaho gusengera imiryango muri rusange, ngo habeho gukosora ibikosamye isi yatoye, isi yimitse, isi yashyizeho, imiryango ndavuga ingo bigiye gusenyuka umunsi ku munsi. Kubera iki? Imana yanyeretse abantu benshi mu ngo bapfutse iminwa. Gupfuka iminwa ni nko kubuzwa uburenganzira. Satani yambuye abantu ubutware, yambuye abantu autorite. Hanyuma Imana irambwira ngo ibyo byakuruye ubusambanyi bw'indengakamere mu bantu, mu miryango.
ngo ariko nihabaho gusenga hari imyambi y'umubi Imana igiye kuzimya, kandi habeho no kuba maso abantu mwe kurahura imico y'amahanga ngo abanyafurika bayakirije yombi. Kuko jyewe hari umuco mvukiramo w'abanyarwanda wa kinyarwanda, niyo Imana impa agakiza uwo muco ntijya kure yawo. Hari impamvu ntafite tatuwaje ku maboko, kuko inaha tatuwaje pocket down n'indi myambarire n'ibindi bintu byo kwishyiraho si ngombwa, ubishyizeho yitwa ikirara. Rero sinakwitwa ikirara ngo nitwe n'umukozi w'Imana icyarimwe ngo bikubitane bikunde. Inshuti yanjye, mama, kushaka kubaho nk'umugore wo muri Canada, umunyakanadakazi, umuco wa Canada ukaba ntawe uhuriye n'uw'u Rwanda, urumva urwo rugo uri burubashe? Nahishuriwe ibikomeye, kandi maze igihe mbigenzura. Nta muntu n'umwe washenye urugo uticuza, utavuga ngo narindi mu biki. Rero kandi ibi ntago tubivuga nkaho wenda urugo ari ubugingo cyangwa ari ijuru cyangwa ari Imana, ariko biri mu bimwe Imana yashyizeho ikunda. Bishobora kwanga utabigizemo uruhare, ariko se niba uhagarara, ndimo ndavuga ibintu byinshi kuko nahishura ibintu byinshi bikomeye, ukifata nk'agatasi k'abana ukavuga ngo bagushatse ufite 38, ko wari ufite 38 kutayagumanya iwanyu. Niba wifata ukavuga ngo wambonye nkuze, ko wari ukuze kutagumya aho ngaho ukuriye. Nshuti yanjye, Imana yambwiye ngo babyeyi nimwongere kwinira mwisuzume muce bugufi, kuko umwanzi ari kubanyuramo, kandi bamwe muri mwe yabashyizemo ubushizi bw'isoni. Ntacyo mukiziririza, ntacyo mugitinya, nta murere mugiha abana. Umusaruro Imana yari bitezemo yarawubuze bamwe muri mwe. Bagabo bagenzi banjye, nahishura ibikomeye. Ni gute ubaho udahira umuryango? Imana yaragushyizemo iyo nshingano. Ntiwishyure minerivare z'abantu bifitiye ubushobozi. Umubyeyi yakubaza icyo uburyo muri bube, ukamubwira ngo ntabyo uzi, uragira ngo abwire nde? Mukosore ibikosamye, mureke kwigana, mureke kugenda ingendo z'abandi. Kubera ko nabonye umwanzi yarahagurutse ashiramo mu mitima y'abantu babubatse ingo, ashiramo imitima witwa kwinangira. Uko kwinangira mufite suku ubumana, nuko agishitani, kandi ibibasohoraho nibiragira ingaruka no ku rubyaro. Aho ndaharenze, buri wese azajya kuramo ibye, kuko si igihe cyo guhendahenda, si igihe cyo gutereta, si n'igihe cyo kwingingiriza ngo wanyumvise, ngo wakumvise icyo umwuka kubwira, ngo ndaguhendahenze, ngo nshira nikubite yararangiye. Uwumva yumve, utumva it's up to you. Nibze ubyemera abyemera, yoborwe n'umwuka w'Imana, yorohe ace bugufi, akora icyo Imana yamugeneye gukora ku isi, azatabaruke amahoro. Utabizemera kandi inzira yawe nuyihitamo, turusha abantu b'Imana ngo dore birancanze, kandi ari we wabihisemo. Message ya gatatu, uyu munsi muri hangana nta nsinzi ndi butange, kuko umwuka yambwiye ngo nca amarenga ntambuke.
kuko imbere gato haranyura umuhanga, imbere gato haraca uwikomeze ku Mana, imbere gato haranyura uwavomye, imbere gato haranyura uwikonekise. Imikino abantu bari gukina n'Imana hari finale, hari finale. Hanyuma ikindi cya gatatu nahishuriwe mu bihe byo gusenga, narabwiwe ngo mbwira abantu ngo mwararegeje, mwibagiye aho Imana ikuye ubuzima bwanyu, ndetse bamwe muri mwe murashaka kwitwa Imana. Imana irambwira ngo irahiriye icyubahiro cyayo ntizagiha undi, yaba mu bigirwamana, yaba mu baremwe babyawe n'umugore, yaba mu biremwa byaremwe n'intoke z'Imana. Icyubahiro cyayo irambwira ngo mbwira abantu ngo ntizagiha undi. Intebe y'Imana abantu mwarayitondagiye murakabye, yabaye kwicara uruhande rwayo ngo mwumve icyubahiro cyayo uko kimera. None bamwe muranyeganyeza mushaka guhirika intebe y'Imana. Yarambwiye ngo ntibikunda, ntibishoboka. Uwiteka yikenyeje imbaraga, arakomeye, arahambaye. Irambwira ngo hari bigiye kuza bigacisha bugufa abantu, ubwiyemezi n'ubwibone bikabashiramo. Irambwira ngo ariko abayitegereje bihanganye, ngo izuba ryo gukiranuka, haleluya, rigiye kubarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Distance. Hari imbaraga z'umusaraba zigiye gukingiriza abantu. Umwuka wera agiye gutwikira abantu. Kandi Imana irambwira ngo ihagurukiye kurwana n'ibirwanya itorero, n'ibirwanya abera. Imana ntineshwa. Satani n'umurwanya ariko si umunesha. Iyo Imana igiye gukubita Satani irabanza ikamushyira mu kirere aho abantu bamubona, yajya kumumanura ikamumanura akuba izosi. Bantu rero muri gukomera amashyi ibinyoma bya Satani, muri gufana ibinyoma bya Satani, agiye guhanuka abikubite hejuru. Uwo mwanzi w'amahoro. Nibyo nahawe sinkunda gutinda cyane. Murabizi iyo ari message ni message. Kandi ndashima Imana mu gihe maranye n'Imana. Mana warakoze, wabishe mu mababa yawe, wandinze ibiteye ubwoba bya ninjoro, warungwaniriye intambara ikomeye, wabanye nanjye, wabanye n'ubugingo bw'abera. Se hari abantu bafite amashimwe kugeza muri uku kwezi kwa 11. Yemwe ibyo gushima kuri jye ni byinshi. Mbega impanuka twarenze, mbega utugambane twarenze, mbega dosiye Imana yaciye ku buzima bwacu. Icyamugahindukira iyo nzira mbi waruganyemo ukagaruka. Wewe warugiye kwiyahura, wewe wabonaga bigucanze, mu ijuru hari Imana. Ndashimira abantu mumbwira ko munkurikirana, ndetse niyo mudafite amahoro mugafungura ibiganiro byacu bikabafasha. Mwanteye ibyiringiro byo kongera gukomeza gushyiramo imbaraga. Niba hari icyo mari isi, hakaba hari icyo Imana yanshyizemo ngo marire abantu, Mwami nkoresha icyo wampamagariye, abantu bahembuke. Ndashimira Imana ise w'umwami wacu Yesu ko yakurinze nanjye kandinda kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwezi kwa 11. Nshuti yanjye, si imbaraga zawe,
nshuti yanjye, si uko ufite imiryango ikomeye, oya, si uko uri umuhanga watekinitse. Ibi byabaye kuba ugejeje ahangaha hari mu kuboko kw'Imana. Nushaka kubyemera, ureba abapfuye bakurushaga ubushobozi, ureba abagiye bakurushaga ubwiza, ukwiriye kwinira ukisuzuma. Hanyuma urasoza umwaka uri mu kibi cyangwa urasoza umwaka wahisemo inzira nziza. Ndashimira benshi bumva buno butumwa bukabagiraho imbaraga, bakaduhamagara, bakezwa. Muri abanyabwenge, muri abahanga. Yesu abagirire neza. Imana ibw'umugisha umugisha kugeza ubwo utangara. Mwami Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, iyo tuvuga ibyawe benshi bagira ngo nibyo twihangamo, ariko wabayeho kandi uzahoraho, wanahozeho. Kandi ibyiringiro mfite nuko hanyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Tuzabana nawe Mwami Imana. Ngushimiye imiburo uha abera, ngushimiye ubuntu bukomeye budasanzwe. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Sengeye umuntu wese unkurikirana ku rubuga watanze uyu muyoboro wa YouTube, kugira ngo namamaze ishimwe ry'iyamamagaye. Aka ni akariba wafukwiriye abera, mu mage mu majune twumva ijwi ryawe. Wari wampaye ibintu bitatu byo gutangaza, mbitanze uko wabimpaye. Abantu babe maso kandi ubashoboze, binjire mu kwa 12 bari mu mbaraga n'amavuta bitamenyerwa. Mbisabye mbyizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Shalom. Imana igwe umugisha, ugira uruhare mu gusharinga buno butumwa. Niba hari umuntu uzi ukunda igicaniro, ukunda amasengesho, ukunda imvugo y'Imana, umungerezeho ubwo butumwa. Urabufatikanije nanjye ivuga butumwa. Imana igwe umugisha kandi Imana ibane nawe. Shimiye bake muri mwe nanone by'umwihariko bamenya ko dukeneye n'amazi yo kunywa tuvuga ubutumwa, bamenya ko dukeneye ibyo kwifashisha mu butumwa, harimo amatike yo kugenda. Imana ibaha umugisha nshuti zanjye, muri intwari, kandi Imana ntikabure kubitura ibyiza kuko niyo yabitura kurenza ngewe. Yesu abaha umugisha. Imana ibane namwe. Shalom, shalom.